Ndawe ikaze mwese abakunzi bayungure aho muherereye, haba hari mu Rwanda, mwaba muri mu mahanga, ahantu muherereye ahariho hose muhawe ikaze. Muri isanga ku rubuga iyungure, urubuga mumaze kumenyera yuko dusangira ibintu bitandukanye, dusangira ubuzima busanzwe, dusangira ubunararibonye, ibintu byose binyura ku rubuga iyungure. Mwese mbahaye ikaze kuri ibi biganiro. Ndabashimira kandi mwese ahantu muherereye, haba mu Rwanda, haba mu mahanga, ndababona murakurikira, mutanga comment nziza. Ndabashimira mwese aho muri kandi babwira ko urubuga ari urwacu twese, aho tuzajya dusangirira ubuzima bwacu busanzwe, hanyuma buri wese akigira ku wundi. Jewe muri kumwe ndi mukase Josiane. Uyu munsi ndatangira nifuriza abagore umunsi mwiza. Uyu ni umunsi w'abagore, umunsi wizihizwa ku isi hose. Abagabo muratwihanganira uyu munsi, ariko namwe muri buze kudushyikira muri comment kubera yuko ni umunsi w'abadamu. Ni ikiganiro, ubundi ikiganiro kuri iyungure gicaho kuwa gatatu, ariko uyu munsi nifuje yuko nyuzaho kuwa mbere kugira ngo mboneraho akanya ko kubifuriza umunsi mwiza abagore. Abagore bari muri bamwe bakurikira ibiganiro bica ku rubuga iyungure, niyo mpamvu nafasha aka kanya kugira ngo mbifurize umunsi mwiza. Umunsi w'abagore rero niwo tugiye kuganiraho. Ese umugore ni iki? Ese inshingano abadamu bahabwa zikuraho inshingano zo mu rugo? Hari inshingano zitavaho. Izo nshingano nizo tugiye kuganira, zitagomba kuvaho. Inshingano ya mbere rero, nkuko insanganyamatsiko y'uyu mwaka ibivuga ku abadamu ku ruhembe rwo kurwanya COVID-19, niyo nifuje ko tugiramo uruhare. Iyo turimo kuvuga COVID-19 ni ukuvuga ngo babonye neza yuko abadamu twahawe ijambo, babona yuko dufite ubushobozi, twifitemo ubushobozi. Ibyo ngibyo bamaze kubibona rero, kubera yuko uhereye kera byagaragara yuko abana b'abakobwa twari twarasigaye inyuma, niko nabyita. Ugasanga nta burenganzira dufite bwo kuzungura, nta abana b'abakobwa bajya ku ishuri. Ariko ngubu ibintu byarahindutse. Niba byarahindutse rero bigomba guhinduka neza, hanyuma inshingano duhabwa ntizikureho inshingano zo mu rugo tugira umunsi ku munsi. Izo nshingano rero ni izihe? Duhereye ku nsanganyamatsiko yo kurwanya COVID, ni ibijyanye no kuvuga ngo niba turufasha u Rwanda kugira ngo turwanye COVID, tugomba guhera mu rugo iwacu. Mu rugo iwacu niho tugomba guhera. Ibintu byose bihera mu rugo tugiye kuganira. Niyo mpamvu rero tugomba gushaka umwanya w'ingo zacu. No kuvuga ngo inshingano zose twahabwa, haba muyobozi, haba mu kazi kacu ka buri munsi, haba abacuruza, haba abakora imirimo itandukanye, ntago zikuraho inshingano umudamu, umugore agira mu rugo. Izo nshingano ntago zigomba kuvaho. Inshingano rero ya mbere dukwiye kumenya niyo kumenya gukoresha igihe neza, kubera yuko ibintu bitureba ni byinshi cyane. Ibintu bidukeneyeho ubufasha, bidukeneyeho ko tugomba kubikora kandi tukabikora neza, ni byinshi. Tugomba rero kumenya gukoresha amasaha yacu neza, tukamenya gukoresha amasaha 28 neza, kubera yuko ntekereza yuko iyo batekereza guha umuntu inshingano baba babona akuze bihagije ku buryo abasha kubalansinga ubuzima, abasha kubalansinga ibijyanye n'akazi, by'urugo rwe, ibijyanye n'inshuti. Ibyo ngibyo byose akabasha kubikora, kuko babona utabishoboye ibyo ngibyo byose ntago bakwirirwa baguha inshingano. Tugomba rero kumenya gukoresha igihe neza. Amasaha 28 tukamenya kuyakoresha neza. Twamenya kuyakoresha neza akatubashisha kugira ngo tugire umwanya tuba mu kazi, tugire umwanya wo kuruhuka, tugire umwanya w'urugo rwacu. Aho ngaho wayagabanya, biroroshye. Ushobora kuvuga uti wenda ndamara 9 mu kazi, ndamara 4 ndi mu rugo, ndi kumwe n'abana banjye n'umuryango wanjye, ndamara wenda 7 ndyamye, ndamara 1 ndi muri siporo, ndamara iyindi 1 wenda mu nzira. Umuntu mwaye yose waba urimo gukoresha ugenda ayo masaha ukayabara ukabasha kuyakoresha neza. Hanyuma noneho rero wabona kubanye makeya ukagerageza kuyongera. Ubwo urayagabanya hehe? Wenda kuyuryama, ukaba waryama 6 ugasigaza 1 yo kuba wakoramo ikindi kintu. Tugomba rero kumenya gukoresha igihe neza kugira ngo tubashe gushobora inshingano zose dufite.
ntidusange twahengamiye ahantu hamwe, ntusange twahengamiye mu kazi cyane bikica ibindi, cyangwa se ugasanga twahengamiye mu nshingano zindi twahawe bikica ibindi, kandi nabyo by'ingenzi. Icyo rero ni kimwe buri mugore wese agomba gukora, akamenya gukoresha igihe neza. Ikindi cya kabiri, kenshi nkunze kuba ndi kumwe n'abadamu batandukanye, ariko ugasanga twese turimo kwibaza urubyiruko rw'iki gihe, ese biragenda gute? Bana baterwa inda bakiri batoya, bakiri abangavu, ugasanga hari abana bamwe ibiyobyabwenge, ugasanga twese turibaza igihe turimo kubikoraho. Oya, tugomba kugira ikintu tubikoraho duhereye iwacu, duhereye mu ngo zacu. Ni ukuvuga rero dukeneye umwanya wo kugumana n'abana bacu, tukabuzuzamo indangagaciro zikenewe, tukabuzuzamo uburyo bashobora kubaho bijyanye n'ubushobozi bwabo, atari ukuvuga ngo barabashukisha ibintu bitandukanye, kubera yuko ibyo bintu bitandukanye iyo unarebye usanga nta kintu bimara. Ntago abantu bose ugatoza abana bawe yuko ibyo bashoboye kubona ari byo bakabashije gukoresha, badakeneye ibintu by'imirengera kandi bibangiriza ubuzima bw'uyu munsi n'ejo hazaza. Icyo ngicyo rero nicyo abagore dukwiye gukora. Dukwiye kumenya yuko turwanya ibiyobyabwenge n'inda ziterwa abana bakiri batoya b'abangavu, duhereye mu rugo iwacu, duhereye ku bana bacu. Buri wese abikoze, buri wese agahera ku bana be, murumva byagenda gute? Ntago twazababona abana bamwe ibiyobyabwenge ku mubare uri hejuru. Ni ukuvuga rero ababyeyi dufite inshingano, abagore dufite inshingano zo kubikora bikabasha kubaho. Ikindi navuga, abagore mu nshingano dufite inshingano zo gufasha kugabanya gatanya zirimo kuba. Ni ukuvuga ngo ntago ari ibintu byo kuganira gusa, oya, ariko twebwe turimo kubikoraho iki. Ahangaha wenda mvuze kuri ibyo ngibyo, hari abo bibaho batabishaka, hari ababinyuzemo bigoye, n'ubu ngubu bafite ibikomere byabyo, ariko ndabihanganisha. Ariko ndimo kubwira muri aka kanya abantu baba bakiri mu ngo zabo yuko dukwiye kugabanya gatanya duhereye mu ngo zacu. Ese kuba uri umuyobozi, kuba ufite inshingano, kuba usigaye ucuruza, ibyo ngibyo biragutuma utabasha kuzuza inshingano zawe zo mu rugo? Oya, ntago bikwiye, ahubwo bigomba kuba ari byo uheraho, kuko nutabikora abana bawe bizabagora kugira ngo babashe kubikora. Nutabikora abana b'abaturanyi bazamenya yuko ari uko nguko ibintu bikoze, nuko nguko ibintu biteye. Ariko bumve yuko nimba ubonye inshingano, ubwo nyine uraherera mu nshingano, usange biragoye. Ariko babwira kenshi yuko senga, reka tube abadamu bo mu migani 31. Abadamu bo mu migani 31 haravuga ngo ni umudamu ukoresha amaboko ye, ni umudamu ukoresha amaboko ye, kandi azinduka mu gitondo kare kugira ngo abashe gushakira abo mu rugo rwe ibyo barya. Urumva, ni ukuvuga ngo azinduka mu gitondo kare. Kenshi nkunda gufata reference ijyanye n'ijambo ry'Imana, kuko niryo ryashyizeho umuryango. Ibyo rero tugomba gukora, tugomba kubikora dushingiye no ku ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga yuko mu byo ukora byose, mu nshingano zose nyinshi ufite, ugomba kubyuka kare, ukabanza kureberera abantu bo mu rugo iwawe. Hanyuma noneho rikongeraho kandi rikavuga ngo niwe utegeka abaja bo mu rugo rwe imirimo bashinzwe gukora. Ugashyiraho gahunda iwawe, abana bagenderaho, ugashyiraho gahunda umukozi agenderaho nimba umufite, ariko ni wowe ubishinzwe. Inshingano zose rero twahabwa, ibyo twakora byose, ntago bidukuraho inshingano zo mu rugo, zo kuba wabyuka kare ukaba umugore mu rugo. Aho ngaho ho tuzaba turimo kugabanya za gatanya gute? Kubera yuko tuzaba turimo kuzigabanya ari twebwe ngero, ni twebwe tugomba kureberwaho ibigomba gukorwa. Ikindi nanone abagore bagomba gukora kitagomba gusigara inyuma, ni ukuba umugore ufite isuku. Umugore ufite isuku, haba kuri we, haba mu rugo iwe, ntago ari ibintu agomba kuburira umwanya. Usanga kenshi hari igihe abadamu usanga yirukanka ngo yabuze umwanya wo kujya muri salon, ngo bimeze bite, ariko ugasanga ntago ari umudamu ufite isuku.
babivuze neza abanyarwanda baravuga ngo ni umugore ukeye, ugomba kugira isuku uko byaba bimeze kose. Ushobora no kuba wenda utashyiraho ibisuko nk'ibi byanjye, ukaba utasiga nk'ibi nasize, ariko numva nta hantu na hamwe bajya bahanira gusiga na rabero, gusiga na vaseline ku munwa ugasokoza neza, atari ukuvuga ngo urirwa wirukanka ufite inzara zimwe zisize izindi byavuyeho. Oya, ugomba kuba umudamu w'isuku uko byamera uko ariko kose, ukaba umudamu w'isuku haba ku mubiri cyangwa mu rugo iwawe. Turimo kuganira ku bintu bijyanye no kugira inshingano nyinshi ariko bidakuraho inshingano z'urugo. Wowe ugeze kuri urubuga bwa mbere, ndagushimira cyane kandi ngusaba kugira ngo ntuve udakoze subscribe kugira ngo ugireba ibindi biganiro byose byashyizweho bidufasha guhindura ejo hazaza heza kurushaho. Namwe murimo kureba bikaba hari ahantu byagufashije, bikaba hari ibintu bimwe na bimwe byatumye uhindura, ndagusaba kugira ngo ubisharinge byibura abantu babiri gusa, ubibaganirize, twe kwihererana ibintu. Impamvu kimbivuga no kugira ngo tubashe kubiganira kandi twese bidufashe kugira ngo duhwiturane aho twari twaribagiwe inshingano cyangwa wumva kutabishobora. No kuvuga ko ubu ngubu ubwo turimo kuvuga ku nshingano nyinshi dufite abadamu, ngiye mbona dufite imbaraga nyinshi. Abagabo mu mbabare barimo kurya kino kiganiro, ariko abadamu dufite imbaraga nyinshi, nibaza yuko zadufasha kugira ngo tugere ku bintu bitandukanye. Ikindi navuga ntarasoza ni ikijyanye no kujya inama. Kujya inama, tukamenya kujya inama zijyanye n'amafaranga, tukamenya kujya inama zijyanye n'ibitekerezo twakora kugira ngo duteze imbere ingo zacu. Kuko nge nabonye abadamu bazi gukoresha amafaranga, abadamu bazi ko amafaranga akoreshwa, kenshi usanga ingo zabo zitera imbere kurusha abadamu batabizi. Ni ukuvuga yuko bishoboka yuko turi abajyanama beza mu bijyanye n'amafaranga iyo umuntu abashije kumenya uko ayakoresha. Ibyo ngibyo rero ni inshingano zacu. Kugira ngo ingo zacu zitere imbere, tugomba gushakisha ibitekerezo byiza, tugomba kureba hirya no hino ibitekerezo byiza byafasha. Nimba hari n'umuntu wabikoze agateza imbere urugo rwe, umwegere wumve uko yabigenje, umutireho ibitekerezo, hanyuma nawe ugende urebe ku iwawe byakora. Bishobora kudakora kuko ibintu biratandukana, ariko urebe yuko byakora. Abadamu rero dukwiye gutanga ibitekerezo byiza. Nta muntu rwose utajya inama umuntu yakwifuza kugira iruhande rwe. Ugomba kugira ibitekerezo byiza usangiza umugabo wawe, hanyuma ukabasha kubikora, hanyuma bikabateza imbere, bikihutisha n'iterambere ry'urugo rwanyu. Icyo nasozerezaho muri iki kiganiro ni ikijyanye n'abadamu. Abadamu usanga iyo umuntu ahawe inshingano uhita wumva ibintu byose ubiyobora. Oya, ahubwo guhabwa inshingano ntago bikwiye kutugira ingare. Ntago bikwiye kutugira ingare kubera yuko dufite inshingano zacu. Bibiliya iri clear. Ngewe nyanyifashisha kenshi mu bitabo njya nsoma, iri clear, yaduhaye inshingano z'ibyo tugomba gukora. Ntago rero tugomba kuba ingare. Dufite umutwe, hari umutwe w'urugo, dufite abatware bacu. Ni ukuvuga ngo ntago guhabwa inshingano bivuga naho waba uyobora abantu 10, naho waba uyobora abantu 3,000, naho waba uyobora ikigo kigizwe n'abantu benshi. Ni ukuvuga ngo iyo ugeze iwawe uba umudamu. Ni ibintu dukwiye kwiga, ni ibintu dukwiye kwitoza. Ni ukuvuga ngo ukamenya uburyo uganira, ukamenya uburyo, ukamenya inshingano zawe mu rugo. Kuko usanga kenshi kubera izo nshingano tuba dufite, usanga hari igihe tugeraho tukitwara noneho nk'abagabo, nk'aba nyir'urugo. Ukaba utakwikoza igikoni, ukaba utamenya ngo iby'abana bimeze gute, ukaba nawe urarushye urashaka kuryama, ariko umugabo wanjye niwe ugikunda kuvuga ngo ibintu byiza biravuna. Reka tuvunikire ibintu byiza, tuvunikire kugira ngo dutange umusaruro twifuzwaho, tuvunikire kugira ngo bigaragare yuko nubwo twahawe inshingano, nubwo twahawe ijambo, ariko nta kindi kintu byinshi. Kuko urebye hari ibintu bipfa, ushobora gusanga dusubiye aho twavuye. Kuko nibaza yuko abantu bahabwa inshingano kugira ngo bakize ibintu byinshi, ariko ntago tugomba kugira ibindi twisha. Kandi ikindi, buriya umuryango ni inkingi ya mwamba igize igihugu.
reka dufatanye rero kugira ngo turusheho kurera, turusheho gutanga indangagaciro ku bana bacu, turusheho guhera iwacu, twe kujya guhera inyuma y'urugo, kuko umunyarwanda bivuze neza ngo ijya kurisha ihera mu rugo, ijya kurisha ihera mu rugo. Reka duhere rero mu rugo, dukore inshingano twahawe, ariko tutibagiwe mu rugo iwacu, duhere iwacu kugira ngo abo bana turera neza nibo bazasohoka bakajya kuba urumuri, bakajya kuba abagore n'abagabo beza b'ejo hazaza. Ndabashimiye rero ko mwakurikiye kino kiganiro, nakomeza kubifuriza umunsi mwiza w'abagore. Ndabashimiye kandi mbasaba kugira ngo mushyireho comment n'ibindi biganiro byose mwakwifuza yuko twaganiraho, tubiganire kugira ngo birusheho kudufasha. Ikindi kintu cyose naba nibagiwe, abakunzi bayungure, ndabasaba kugira ngo mushyire muri comment n'ibindi bintu byose n'izindi nshingano zose mubona zisa nkaho zasigaye inyuma, hanyuma tugende tureba uburyo twagenda turushaho kuzinoza kugira ngo twubake umuryango nyarwanda mwiza kandi ntidutetereze abaduhaye icyizere. Murakoze, ciao ciao.